turabasuje inshuti bakunzi ba Vitaneste Health, tubifuriza kugubwa neza na gahunda murimo mu mpande zitandukanye z'isi, ari abari mu gitondo, ari abari ku manywa, ari abari nijoro, ari abageze ku munsi ukurikira ndetse n'abataragera kuri uyu munsi. Mwese ndabasuhuje bitewe n'ibihe murimo cyangwa se bitewe n'amasaha murimo. Tubahaye ikaze rero kuri Vitaneste Health, aho tuganirira ku buzima bwiza bushingiye ku bumenyi bwa siyansi ndetse n'ubuvuzi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku makosa abantu benshi bakora buri munsi batabizi. Ayo makosa nta yandi rero, ni amakosa akorwa nyuma yo kurya. Ese wari uzi ko amakosa ukora nyuma yo kurya ashobora kugira ingaruka ku igogora, ku buzima bwawe ndetse no ku buryo umubiri wawe ukoresha intungamubiri? Uyu munsi rero turareba amakosa 7 akunze gukorwa nyuma yo kurya, impamvu atari meza, tunarebere kandi hamwe n'icyo wakora kugira ngo utayakora. Mu buzima bwiza niho rushingira. Reka dutangire rero n'igice cya mbere, aho tugiye kwibaza ikibazo kigira kiti kuki ibyo dukora nyuma yo kurya ari ingenzi. Nyuma yo kurya umubiri uba uri mu gikorwa kigogora cyangwa se digestion. Icyo gihe igifu n'amara birakora cyane, amaraso ajya mu gifu gufasha digestion, umubiri utangira gutunganya intungamubiri. Iyo ukoze ibintu bidakwiye rero ushobora guhungabanya ibi byose. Tumenya byinshi tugakira neza. Vitaneste irahari ngo irufashe twese. Buri munsi wowe ufite amahitamo, kubaho neza si amahirwe. Tugeze ku gice cya kabiri, aho tugiye kurebera hamwe amakosa 7 akunze gukorwa. Ikosa rya mbere rero nta rindi, ni ukuryama ako kanya. Aha rero iyo uryamye ako kanya igogora rigenda buhoro. Ushobora kugira ikibazo cya acide izwi nka reflux. Icyiza rero, tegereza nibura iminota 2 cyangwa 3 mbere yo kuryama. Ikosa rya kabiri ni ukunywa amazi menshi cyane ako kanya. Amazi ni meza ariko amenshi ako kanya ni ikibazo. Ashobora kugabanya imikorere y'igifu mu gihe gito. Icyiza rero, unywa amazi buhoro buhoro. Ikosa rya gatatu ni ukunywa icyayi cyangwa kafe ako kanya. Ibi bikaba bishobora guhungabanya digestion. Tegereza nibura iminota 30. Ikosa rya kane ni ugukora siporo ikomeye ako kanya. Imyitozo ikomeye nyuma yo kurya ishobora gutera indigestion no kubabara mu nda. Icyiza rero, tegereza nibura isaha 1. Ikosa rya gatanu ni ukurya imbuto ako kanya nyuma yo kurya. Abantu benshi batekereza ko ari byiza, ariko imbuto zigogorwa vuba cyane kurusha ibindi biryo. Icyiza, zirya mbere cyangwa ube wazirya nyuma y'amasaha makeya. Ikosa rya gatanu, kunywa itabi cyangwa alcohol cyangwa se kunywa boisson alcoolisée. Ibi bikaba bishobora guhungabanya igogora cyangwa se kongera amaside mu gifu. Ikosa rya karindwi ni kwicara gusa igihe kirekire. Kwicara gusa nyuma yo kurya bishobora gutuma digestion itagenda neza. Icyiza rero, haguruka ugende gahoro gahoro nibura iminota 10 kugera ku minota 15. Indwara zirindwa si gutegereza. Umenye kari ubuzima bugahinduka. Tuganira twigane bwiza. Igice cya gatatu rero tugiye kureba ibyo wakora nyuma yo kurya. Nyuma yo kurya rero ibyiza ni uko wafata urugendo ruto, bizwi mu cyongereza nka light walk. Kwicara neza se bizwi mu cyongereza nka polite position, cyangwa se kunywa amazi make buhoro buhoro. Mbese ukirinda ibintu bishobora gutuma igogora rigenda nabi. Ibi bifasha digestion kugenda neza ndetse no kwirinda ibibazo by'igifu. Umubiri wawe ni inzu yawe.
Vitanest Healthy, ubuzima tugeze ku musozo rero, ariko sinasoza ntakubwiye ko ibintu bito ukora nyuma yo kurya bishobora kugira ingaruka nini mu buzima bwawe bw'ejo hazaza. Irinde aya makosa 7 maze utangire gushyira mu bikorwa imyitwarire myiza. Niba iyi video yikunze rero, nkuko nsanzwe mbibasaba kenshi, yisangize inshuti zawe. Urabizi harimo ababikora batabizi, cyangwa se akabikora kuko ntawe yabyumvishe, ariko kuri iyi sange ndagutumye, gerageza ubwire mugenzi wawe, gerageza uyisangize mugenzi wawe uzi ukora ibintu nk'ibi ngibi, kugira ngo ategure ubuzima bw'ejo hazaza, abitangire nonaha. Ikindi kandi ukande subscribe kuri Vitanest Health kugira ngo utazajya ucikwa n'ibi biganiro byiza twahisemo kubategurira, cyane ko uri mushya, n'ubundi ugomba gukorana no kukazogera ka notification kugira ngo ujye uhita ubona notification y'ikiganiro dushyizeho. Murakoze rero cyane, tubifuriza kugubwa neza n'ibiganiro bya Vitanest Health, kandi twizera ko ubuzima buri imbere ari bwiza hamwe namwe. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye Bruno Yves. mu buzima biza niyo dushingira, ubumenyi ni urumuri rutuyobora, tumenya byinshi tugagira neza. Vitanest irahari ngo idufashe twese, buri munsi wowe ufite amahitamo, kubaho neza si amahirwe gusa, ni ukumenya no kwitaho. Vitanest Healthy, ubuzima bwiza, Vitoli inama nziza, ubumenyi buzima, tubake ejo hazaza heza, dufatanye kubaho neza. Vitanest Healthy, ubuzima bwiza, inama nziza, ubumenyi buzima, tubake ejo hazaza heza, dufatanye kubaho neza. Indwara zirindwa si ugutegereza,